Uburyo abantu ari ibijura, igihugu barakibojeje, baratibye, baragisahuye. Izi ngegero zo mu bakire zituma tugera aho dushaka kugera ku duhumbi dukeya 500 ku buryo umuntu ashobora kwica undi. Namwe mwirebere, ibi nibyo bibera mu Rwanda mu burezi bwaho. Mama yangu. Abakuru b'amashuri bagenda babwira abaminisita batari tworohereze ishuri ryacu ribe mu ya mbere kandi turanaguhemba. Arabikora, arabihindura ishuri ryari rya nyuma arishyira mu ya mbere, bamuha amafaranga muzira n'ubusa, amafaranga 500 by'amanyarwanda. Ubundi n'uwayaguhera ubusa nta cyiza wakoze wayanga kuko nta kirimo, ariko kubera ko ubwo ni urwego rwanyu, niko mungana, niko mumeze. Imico mibi ibatesha agaciro, mugahabwa 500 by'amanyarwanda, mukaba mwakwica umuntu cyangwa mwakwica abantu cyangwa mwakwica igihugu ku 500. Bashatse abantu banza gufatura ntago wayita y'ubusa iyo ubushize uri kuko yagenze iyo ubushize yirukanishe minisitiri ni gute sumbwira ngo yabo ntiyakoraga neza, ni gute sumbwira ngo ikintu kirukanisha minisitiri ngo wamusinze n'abandi bitera pressure cyangwa batabyigira kuba uyu mwana atamagwe n'ibyakwirukanisha minisitiri, ariko gushyira abantu batabirukanisha ntabwo bishoboka, ariko kutamwirukanisha system udabasha gupanga ariko gushyira n'amanota uwanyuma akaba uwa mbere byamwirukanisha. Nicyo nakwemera ni kimwe, babaye barahamagaye ushinzwe uburezi ku karere bakamubura, bagahamagara ushinzwe uburezi ku murenge bakamubura, bagahamagara directeur wa kiriya kigo bakamubura. Ibyo ngibyo byo nabyemera. Tanga urugero rw'umunsi nigeze mpamagara abantu bakabura ahantu birashoboka. Muri ministeri twabonye amashuri yagiye ahabwa amanota agahabwa n'imyanya batabikwiriye, ariko ubw'inoti ya 500 nta mukazi ngende umunyamakuru, ntago ndi umukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ariko badufungira uwo witabira telefone, ntago ngira ngo banamufunge bayaba musane ku cyaba yeshyari, ntago ngira ngo ari umucuta ari mwiza turi kwamaza muri society, ahubwo uwo muntu witabira telefone bamufunge papi. Nyamuneka bayobozi dukunda, umuntu witabira telefone itaraciyemo kuri X itaraciyemo bamufunge. waretse kwigira RIB, waretse RIB igakora akazi kayo, ariko menya ko telefone itaciyemo ubwo surumva yaritabwiye nandi itaraciyemo ko ntabwo wumva filosofi iri imvune z'abahanzi. Nuko ni umuntu witabye telefone itaraciyemo kuri kubirimo. MC ushinzwe communication muri ministeri ku gate ari nawe wari uri ku gatuti, aya makuru yarayafite, ndamubona mu ni nawe wavuze akandi kabona ko katumvikanye neza, ahantu yavuze ngo minisita ngo nawe ngo yize ku iryo shuri ngo bariganye ko n'ubundi ntatuza mvomera ngomba kuvuga ukuri. Nakomeje gusigasira ngo nakoma rutendere, ese burya wawepaga, ariko impamvu musomeye message za Didasi nagira ngo barone kushaka kuhagera, nagira ngo wisesengurire aka kanya muri ministeri bari gufata, ari kuza kudefanda ndikabwira sinzi uri kumva icyo kintu. Ministeri arimo arakorerwa umutwaro wakabaye ujya kuri deje, nibyo muri kuvuga. Bari gufata igisebe igisebe cyakagombye gukubwa ngo cyoroshywe bagishyiraho umuti gikire, bakaza bakacyambika inkweto nziza bacyambikaniyeho na za mikorobe bishobora gutera kanseri bigatuma ukuguru gucika. Ko minisitiri yavuze ngo ubwa mbere bibaye kuki ubwa mbere bitateje ikibazo.
ibi impamvu biteje ikibazo nuko ubwo kirimo ariko reka mbabwize ukuri bikunda kubaho abana bakabura muri save wabuze ntibyateza ikibazo muri abambere mu kinyoma no kubeshya sosiyete muri abambere mu gutwikira ikibi muri abambere mu gushyigikira ibitakaye